Hello guys, welcome again to Sirimuka Tech. Uyu munsi rero hari umukunzi wacu watubajije ngo uzatwereke uburyo ushobora kuba wahagarika gushyirwa muri group ya WhatsApp utabizi cyangwa nta bushake wifitemo bwo kuba wajoininga iyo group ya WhatsApp. Abantu benshi rero bakereya group ya WhatsApp ariko ugasanga badenzemo abantu batagendanye na papasi n'ibyo bakora. Ndabizi wigeze kwibona muri group ya WhatsApp utigeze usaba kubijyamo. Ibi birashoboka yuko wabikuramo burundu ntazagire umuntu wongera kugushyira muri iyo group ya WhatsApp. Muri iyi video tugiye kukwereka setting imwe y'ingenzi izagufasha kwirinda gushyirwa muri group ya WhatsApp utabizi. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Sirimuka Tech rero reka dufate amasegonda 3 kandi like kuri iyi video kandi subscribe niba utarayikora, ubundi tugendane step by step kwereka uburyo ugiye kubikora. Shimira rero abantu mumaze gukora subscribe kugeza aho iyi video igeze aha ngaha, ikaze mu muyoboro mushya wa mbere w'ikoranabuhanga mu Rwanda wa Sirimuka Tech. Welcome, bereke uburyo ugiye gufunga iyi setting ntihazagira umuntu wongera kukwadinga muri group ya WhatsApp. We rero icyo urakora step by step, kurikira tugendane. Uraza ujye muri group ya WhatsApp yawe, app ya WhatsApp. App ya WhatsApp winjiremo, twebwe urabona twari turimo, reka dusubire inyuma. Urabura ahantu hameze gutya. Hano ne wowe uraza ukande ahantu hari utudomo dutatu. Uraza ukirika hano hari utudomo dutatu. Rero ikindi kintu uraza wowe ukore, uraza ukande hano hantu handitse setting. Kandi hano hantu handitse setting. Rero numara gukanda hano handitse setting bari ukwereka ibintu byinshi cyangwa ama option menshi ari muri WhatsApp setting. Uraza ukirika hano hantu handitse privacy. Uraza kandi hano handitse privacy. Noneho nukanda hano hantu handitse privacy, uraza uzamura scrolling gake gake uzamuka ukande hano handitse handitse group. Hano handitse group. Group ukandeho. Noneho we uraza gusanga biri aha ngaha hano kuri everyone. Uri buze gusanga hano hari biri kuri everyone. Ntukane add me to group. Ese ninde muntu ushobora gukora choice akaba yakora add akaba yanyongera muri group yiwe. Urabona hano ni buri umwe. Noneho hano hepfo bakakubwira ngo contact zawe. Noneho hano bakakubwira ngo ama contact zawe execute abantu runaka bitewe n'ibyo wagira gute, nabo waheza ntibazagire gute, ntibazagire bakwadinga muri group. Rero barakubwira ngo admin who cannot add you to group will have the option of invite you privacy inside the setting does not apply to community announcement group. If you are added to the community, you will always be added to the community announcement group. Hano bari kukubwira ngo rero admin wenyine n'uzajya ukoherereza link ukaba wakinjira muri iyo group igihe ubishaka. Noneho igihe wasanga bidahuje na papasi yawe, ibyo bintu ntago uzabyinjiramo. Wowe rero icyo uraza ukore, uraza ushyira hano kuri my contact abantu bagufitiye nimero bari bo bazajya bagushyira muri group. Byumvikana yuko muzagushyira muri iyo group izaba ifite papasi, atazaba ari group izabije kugira ngo ikuzurize telefone usange ariko yuzuye amafoto yuzuye cyangwa se video yuzuye muri telefone yawe. Rero ino video nibigufashije, nizere ko amaze gukora subscribe niba ari ubwa mbere kuri channel ya Sirimuka Tech, ukande like kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Rero tubwire muri comment icyo twazakubwiraho, niba kuri telefone yawe hari ikintu kijya kiba cyagucanga tuzakigukorera. Welcome again to Sirimuka Tech. Nizere ko wamaze gukanda like, subscribe ndetse watanze comment.